dufatikanye twese nubwo tutari ko mu majwi ariko rero kandi dufatikanye mu mutima. Indirimbo ya 60 mu ndirimbo z'agakiza. Birakomeye gusobanukirwa ubuntu bw'Imana ihoraho. Nari nuzuye ibyaha byinshi cyane, ariko yarambabariye. None nsigaye weza Imana, n'iyindi ndira umunani wanjye. Nzawubona umunsi umwe, ubwo Yesu azagaruka. Birakomeye gusobanukirwa ubwinshi bw'urukundo agira. Nizeye gusa ijambo rye rizima, niryo ryambaye umunezero. None nsigaye weza Imana, n'iyindi ndira umunani wanjye. Nzawubona umunsi umwe, ubwo Yesu azagaruka. Birakomeye gusobanukirwa n'iby'imirimo y'umwuka we, kuko ashobora kumenyesha umuntu kwizera Umwami Yesu Kristo. None nsigaye weza Imana, n'iyindi ndira umunani wanjye. Nzawubona ng'umunsi umwe, ubwo Yesu azagaruka. Ntabwo nzi iminsi yanjye nsigaranye yo kuba muri iyi si ndimo. Hari ubwo nkigirira amakuba ndetse n'umubabaro mwinshi. None nsigaye weza Imana, n'iyindi ndira umunani wanjye. Nzawubona ng'umunsi umwe, ubwo Yesu azagaruka. Urupfu niba ruzansanga mw'isi, cyangwa se Yesu akagaruka, aje guhindura abamwirigiye, azaba ahagaze mu bicu. None nsigaye weza Imana, n'iyindi ndira umunani wanjye. Nzawubona ng'umunsi umwe, ubwo Yesu azagaruka. Urupfu niba ruzansanga mw'isi, cyangwa se Yesu akagaruka, aje guhindura abamwiringiye, azaba ahagaze mu bicu. None nsigaye weza Imana, n'iyindi ndira umunani wanjye. Nzawubona ng'umunsi umwe, ubwo Yesu azagaruka. Amen. Amen. Amen.